ikaze mwese bakunzi ba M Media TV, by'umwihariko mwe mwamaze gukanda subscribe ndetse namwe mutarayikora, ndabashishikariza kuyikora. Uyu munsi tugiye kubagezaho isomo ry'umunsi ry'umusore wakundaga kugira umujinya cyane. Bahaye ikaze. Umusore yakundaga kugira umujinya cyane, bikabaza ababyeyi be, nuko ise afata umwanya atekereza icyo azakorera umwana we kugira ngo agabanye umujinya we. Ise w'umusore yafashe ahantu runaka ahubaka igikuta cyiza, anagitera irangi ry'umweru ubona ko gikeye kabisa. Abwira umuhungu ati, kuzayigira umujinya ujye utera umusumari kuri kiriya gikuta. Umunsi wa mbere umusore yateye imisumari 50, umunsi wa kabiri atera imisumari 45, umunsi wa gatatu atera imisumari 41. Uko iminsi igenda yiyongera, imisumari itera ikomeza kugenda igabanuka. Ku munsi wa 20 nta musumari n'umwe yateraga, nuko ajya kubwira se inkuru y'ibyishimo ko nta musumari n'umwe yateye. Ise yaramufasha muzana kuri cya gikuta, aramubwira ati, "Ramo iyo misumari yose, nuko umwana ayikuramo." Nuko asarongera ati, "Iyo ubabaje umuntu umeze nko gutera umusumari mu gikuta, niyo mwakiyunga umusigira inkovu. Nk'uko ujya gutera imisumari mu gikuta atari ko cyari kimeze, ataragiteramo umusumari n'umwe." Iri ni isomo ry'umunsi rero ry'umubyeyi wari ufite umusore wakundaga kugira umujinya cyane. Wowe ni muri gusigira ihe somo? Twimvire muri comment. Iyi ni M Media TV, ndi Emmanuel Wihanganye. Ukagukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Naho ubutaha.